niba umuntu ashobora kubaho ari umunyamakosa maze amakosa ye akagererwa ku bantu bose babana, ibyo bintu byaba ari ikibazo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none tugiye kubagezaho icyigisho gikomeye kandi icyigisho cyiza cyane, icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo mbese koko itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi ryabaye Babuloni? Bavandimwe, iki cyigisho biragusaba kugira ngo ugikurikire kandi ugitege amatwi, kandi reka nkubwire ugikurikire witonze, kandi nawe ufate ibyanditswe byera usome ugenzure urebe neza ko iki cyigisho nawe hari uburyo wabitekerezaga, maze ufate umwanzuro n'icyemezo cyo kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Reka mbabwire kandi mbabwize ukuri, abantu benshi bajya bigisha inyigisho kandi abantu benshi bajya bavuga ibintu binyuranye n'ibyanditswe byera, maze ugasanga barimo barasobanura ibyanditswe byera uko bitanditswe, kandi ugasanga bari gufata ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bagashaka kubyigisha, ariko bagashaka gusobanura amagambo amwe n'amwe uko inyandiko zitayavuga cyangwa se uko inyandiko zitayasobanura. Abantu benshi bajya bibesha bakavuga ko mu itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi hagomba kuzabonekamo irindi tsinda rihagarariye ukuri guheruka, iryo tsinda rikazitwa abasigaye. Ariko reka mbabwire, iyo dusomye neza mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 19 uhereye ku murongo wa 8, hari amagambo akomeye twese tugomba gusobanukirwa. Nuko ku murongo wa 8 w'igice cya 19 cy'Ibyahishuwe haranditswe ngo kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Ahangaha ijambo ry'Imana ritwereka ko uwo mugore wagereranyijwe n'itorero ryiza uvugwa mu Byahishuwe, kandi uwo mugore ugaragaza itorero ryasigaye yahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza, kandi uwo mugore yari afite imirimo myiza. Bishatse kuvuga ngo itorero ryo mu bihe biheruka cyangwa se itorero ryasigaye rizaba rifite umwenda w'igitare ryambaye. Uwo mwenda w'igitare nta wundi ni ubutumwa bwiza cyangwa se ibikorwa byiza bizagendana n'inyigisho bigisha cyangwa se ubutumwa bazaba batwaye, nibwo bugereranywa n'iyo mirimo cyangwa se iyo myambaro y'igitare uwo mugore azaba yambaye. Ahangaha abantu bajya bishuka bakavuga ko itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi ryabaye Babuloni, bakavuga ko ryivanze ndetse rigakora ibinyuranye n'amahame y'ijambo ry'Imana. Ariko umwuka w'ubuhanuzi utugaragariza ko Laodikiya cyangwa se itorero rya karindwi nta rindi torero rizarisimbura, nubwo ari itorero rizagaragaramo gucika intege no gusubira inyuma, ariko umwuka w'ubuhanuzi ndetse n'ibyanditswe byera byose bitwereka ko nta rindi torero rya 8 rizigera ribaho, kandi rikatwereka ko nta bantu bazava mu basigaye ngo bitwa abandi basigaye, ahubwo abasigaye bazahora ari abasigaye bamwe kandi bari mu itorero ry'Imana, itorero ryo mu bihe bya nyuma rivugwa muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe mu gice cya 19. Nuko ku murongo wa 9 aratubwira ngo arambwira ati andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi uti ayo magambo ni ay'ukuri kw'Imana. Nuko nikubita hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka ndimbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu, Imana bari usenga yonyine, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Ahangaha ijambo ry'Imana ritwereka ko Yohana ubwo yari ari mu iyerekwa yabonye ibintu bitangaje kandi yabonye ibintu bikomeye, ariko ngo ku iherezo yaje kwerekwa itorero ry'Imana rinesha, kandi yaje kwerekwa ko itorero ryasigaye ritazigera rijya ku murongo wo gusubira inyuma burundu, ahubwo nubwo rizaba ririmo gucika intege, ahubwo rizakomeza ritera intambwe rijya mbere buhoro buhoro kugeza rigeze mu gihe cyo kunesha. Abantu benshi rero bajya bishuka bakavuga ko mu itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi harimo ibinyoma, bagahera ko bavuga
bavuga ko itorero ryabaye Babuloni. Kuba rero itorero ririmo ibinyoma ntabwo risobanuye ko itorero ari abanyabinyoma, ahubwo umuntu ashobora kuba mu itorero agakora ibibi, agakora ibyangiza isura y'itorero, ariko itorero rikaguma riri mu murongo w'ukuri. Ntabwo bisobanuye ko itorero ryose ryaguye, ahubwo umuntu ku giti cye ashobora kugwa ariko itorero rikaguma ari rizima. Bavandimwe rero nshuti nkunda, ndagira ngo mbamenyeshe ko tugiye kuzagenda tubagezaho ibice bigiye bikurikiranye dusobanura uburyo itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ritabaye Babuloni, ahubwo abantu ku giti cyabo bamwe mu baribamo bakora ibinyuranyije n'ijambo ry'Imana rigatuma itorero ry'Imana rigawa. Ariko itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ntabwo ryigeze rita umurongo n'amahame ryahawe, ahubwo riri mu murongo wo kwigisha ubutumwa buheruka nk'uko ryabuhamagariwe. Uyu munsi wa none Imana ikomeze kubafasha kandi ikomeze kubayobora, dukomeze kugenda dusobanukirwa neza n'umurongo itorero rihagazeho, maze natwe turusheho gufata imyanzuro yo kwakira Kristo mu bugingo bwacu, mu izina rya Yesu, amen. Niba umuntu ashobora kubaho ari umunyamakosa maze amakosa ye akagererwa ku bantu bose babana, ibyo bintu byaba ari ikibazo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none tugiye kubagezaho icyigisho gikomeye kandi icyigisho cyiza cyane, icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo mbese koko itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi ryabaye Babuloni? Bavandimwe, iki cyigisho biragusaba kugira ngo ugikurikire kandi ugitege amatwi, kandi reka nkubwire ugikurikire witonze, kandi nawe ufate ibyanditswe byera usome ugenzure